bakunzi ba Wikimedia, bakunzi b'ibikorwa byacu, bakunzi mwe mwakoze subscribe, mwe mudahwema kudukurikirana buri munsi ibikorwa byacu, muhari mukalikinga, mugasharinga, mugakora comment, natwe turabakunda nkuko mudukunda. Niyo mpamvu tudashaka kubicisha irungu. Tuhagarutse nkuko muri kunyumva kuri microphone, singomba kunivuga ijwi mwarimenyereye, ni Mike umuhungu wanyu, ariko nari kumwe n'umuvandimwe akaba afite ibyo agiye kubabwira. Tugiye kubaganiriza muri rwa rwego rwo kubamara irungu, kuko murabona yuko mwino minsi nta filime ziri kunyura kuri channel, ariko ni ikibazo kitari grave, ni ikibazo kidakomeye, ariko umwanya n'umwanya twabakubita izindi filime nziza cyane. Ariko kugira ngo mutirwe n'irungu, reka tubaganirize kandi ibindi bintu by'ingirakamaro. Murahari? Nizere ko muri comment muza kutureka ku rukundo rwanyu nko musanzwe mutwereka. So rero nta muntu ngo ajya avuga umugabo arivuga. Reka ndabakirire umutumirwa wanyu hari uyu munsi atangiye atwibwira n'ibyo agiye kutuganira. Umwanya no wawe, ijambo ririhorana. Yes, murakoze cyane. Nitwa Muhoza Didier. Muhoza Didier. Yes, nkaba ndi umugabo. Yego. Of course. Yes. Yeah. Nkaba ndi umufana wa filime zanyu. Murakoze cyane. Yes. Ubu turi kumwe n'umufana. Umufana ukomeye cyane. Rero ukomeye cyane ureba filime zawe. Wisha ibintu byinshi. Njya bingora uko nitwaye mpuye n'umufana. Ubu sinzi icyo ndi buvuge n'uburyo ndi bukurebe. Nk'ubu misangira isoni. Utinya abafana? Yeah, kuko bamva umufana hari uko baba baratubonye, hari uko baba yaragukunzemo, kandi uko yaragukunze si kuba uri mu buzima busanzwe. Rero iyo muhuye ugira ikibazo ati umuntu anzi nka Mike, yanzi nka Egide, yanzi nka Derek, amazina yose twarakinishije. Noneho ndamenya nitwara nkandi. Nitwara nka Egide, nitwara nka Mike. Wowe uritwara nka Mike. Okay. Nka Mike nzi muri movie nimba ari kumeze ari kumeze by the way. Okay. Naona nagihindutse rwose. Yes. Njya nengo abantu ngo bagiye baba nkabazi ngo ndi muremure ngo batwahura ngo bakabona ntagwe. Oya, ngiye ko nkuzi nuko. Abandi nabo ngo barazi ngo ndi kinini ngo bahora bakabona ngo ufite turo dukeye. Wowe urabibona gute? Ndabona vraiment uko nkubona muri movie. Ndabona nagihindutse, nta cyahindutse pe. Okay, Muhoza Didier, welcome kuri Wiko. Urakoze cyane Mike Egide. Urisanga. Yes. Ndakeka usibye. Andi kuri Rwiko? Ndi kuri Rwiko. Uri kuri Wikimedia. Wikimedia. Yego. Channel nziza cyane izamutse mu buryo budatinze. Bizamutse neza, ndakeka nabyo gushimira Imana. Yes. Nyuma ndibaza yuko n'ibisigaye izabikora. Ndifite icyizere n'ibisigaye izabikora. Urugendo twagenze niko rwari rukomeye gusumba ubwo dusigaje. Rero hamwe n'Imana bizakunda. Didier, none se utuye i Kigali? Yes, ntuye i Kigali, ahantu bita muri Gasabo. Umurenge wa Nduba. Yego. Mu kagari ka Gasanze. Yego. Umudugudu hajyano wera. Umudugudu. Bro, umudugudu. Sinzi buri gihe. Tono waye ndafata umudugudu, ni umudugudu wa Oya, umudugudu tubireke. Biransaba guhamagara madamu nkamubaza. Umudugudu tubiretse kuko nanjye kumenya umudugudu byangora. Hanyuma icyo nashatse kugeraho nkubaza ngo utuye i Kigali. Kigali imaze gutera imbere ku rwego utapfa kubituramo atakazi ifitemo, biragoye. Noneho mu minsi iri imbere mu mboni zanjye mbona bitazakunda ko umuntu atungwa n'akazi kamwe i Kigali. Mbona bizasaba ko umuntu ajya akora amashift, akora akazi kamwe nijoro kariya mu gatondo kariya kugira ngo abashe kubaho, kuko Kigali kurushaho guhenda.
Didier nk'umuntu ufite umuryango i Kigali ntago waba utuye i Kigali udafite akazi ukora iki? njye nkora ibintu bitandukanye Ntabibuze Kigali maze kuri Burayi. amfete mpereye ku cyo wari uvuze cya Kigali ko irimo iriruka. Ubu noneho njye mfite ubwoba bw'ikoranabuhanga riri muri Kigali, nicyo mba mbona ntari active, ariko impamvu mvuze gutyo dusaba kujyana n'iterambere. Yego. Tugomba kujyana n'iterambere, uko igihugu gitera imbere natwe niko tugomba gutera imbere mu mitekerereze. Nk'uko abajura cyangwa se abahakaze cyangwa se abantu mubona babohereza ama SMS babahamagara bababeshya bagira gute, bahora batekereza bajyana n'igihe. Yego. N'abantu bakora, abafite icyo bakora bagomba kujyana n'igihe cyangwa se kujyana n'ibikenewe. Yego. Yes, njye rero nkora ibintu bitandukanye, ariko ikintu navuga byose bibumbiyemo cyangwa se the main job, akazi kanjye, ndi umucuruzi. Ndi umucuruzi w'imyaka, w'imyenda, w'inkweto. Curuza n'imyaka narayicuruje. Nayo n'ubu ngubu sindayivamo, ndasa n'irimo n'ubu nyibonye nayicuruza. Ariko icyo nkora cyane cyane ncuruza ibyuma bya muzika. Ibyuma bya muzika? Yes, ibyuma bya muzika. Ama instrument musicale mu ndimi z'amahanga. Ibyuma bya muzika ni byinshi. Hari piano, hari guitar, hari violin, hari za batterie zino ngoma, hari ibindi byifashishwa no kuvuga nk'izi microphone turi gukoresha nazo ziri, ndakeka zaba zirimo ama mixer, ama speakers, ni byose birahari. Iyo wavuze instrument musicale zose turazifite. Shatse nakubwira n'amafaranga waziguze, niba bataraguhenze cyangwa se niba utarabahenze. Waziguriye i Kigali? Naziguriye i Kigali. Ubu agaciro kazo ndakazi cyane. Njye rero ndi baze mu mapiano cyane. Yes, amapiano cyangwa se ama keyboard, biterwa n'uko umuntu yayita synthesizer. Amapiano bavyumve neza, amapiano atari za beat zimwe zigezweho ngo bita amapiano. Ni piano, synth, keyboard, ibyo nyine uko ubishaka. Mu magambo yoroshye ni amapiano yo mu macaci. Okay. Cyangwa se ay'abana bigiraho. Umva hari amapiano yo mu macaci tuya tubona. Hariho ngo ako rero nigeze kubibamwo mu gake. Uzifite zose kuko hari zigezweho nabonye banakoramo screen touch, hari izindi za kera ngo zakoresha amadiskete, numva bavuga ngo nizo zari zinakomeye. Atundi twa kera tutajya mu bana bigiraho, tutajya mu kintu na kimwe, yaba diskete yaba flash. Hari zo mu studio tuya MIDI controller, zose se ubu zifite cyane. Hari ubwoko buvuga ati ubu nibwo bwanjye, nibwo mbona. Zose ndazifite. Zose senti yose washaka nzakugana wayibona. Banumva igihe kimwe nzakora aga studio mu rugo. Ama PC, wazivuga. Ama PC kubabyumva wenda babisobanukiwe. Ama PC S, ama PC gusa byonyine arizo zijyamo disketi. Ama PC E ariyo yanga cyane yiganjemo iby'aba tuno tw'abana bigiraho cyangwa se n'abantu bashaka gukora practice bakora. Ibana nanga yo muri studio yanga ya MIDI cyangwa se M audio. Nta kuntu waza kudufasha ko bari batabyumva ukaza kuduha nk'udufoto tukakubitaho hano hantu umuntu kujya umuntu uvuga ibintu akabibona. Oya cyane amafoto uyi telefone yuzuye nicyo kintu cyuzuye. N'abakiriya n'abantu banjye na nimero zirimo hano. Ni piano kanaka, piano.
presque nimero zose. uzi ikintu usetse se Ntacyo nzi ariko ndashobora kuba nabiketse. nigeze kubana n'ubutipe ucuruza inyama nimero zaba muri telefone wazazisekeje ariho igifu koroda Ibyo mu nda. ibyo mu nda Jacqueline ni imifupa Egide Kinono. ubu rero wowe ubwo ni Njye ni piano. Ushobora ugashaka kwandika piano Egide, piano Claude, piano gutyo. Sometimes- bose baya mapiano nta kandi kantu wongeraho Okay, hari igihe nandika piano Egide PSR igihumbi n'ijana. okay Urumva ariko si cyane kuko izina ribereye just piano, cyangwa se nkandika gusa PSR igihumbi n'ijana kanaka, ariko abenshi ni piano. okay Hari n'igihe umuntu aba atabazi cyane ugasanga gusa rifite izina piano kanaka. Icyo ni ikigaragaza icyo nkora kwanza. none se mukorerayo umuntu yabasanga he Dukora mu mujyi, mu mujyi mu mujyi hano ku isoko rya Nyarugenge. Kuranga mu Rwanda buriya hari igihe bijya bigorana. Murakubwira ngo ugeze aho ugomba gucurika ukamanuka ukazamuka. ntabwo aha ibindi mijyi Nayo akenshi ni usanga umukiriya umamagaye piano rwose, ndabona ngo piano Umuhoza. nuko turangira kugerageza turangire Ugeze ku isoko, ku Yego. isoko kubazi ku isoko rya Nyarugenge, mu mujyi kwa Rubangura, cyangwa se kazi ni kazi, abazi kazi ni kazi. ubuse ya Nyarugenge no kwa Rubangura ntihatandukanye wenda umuntu yakoresha kazi Okay, ni kazi nari mvuze wenda mu mujyi kwa Rubangura ko abantu barahumva. Uvuye kwa Rubangura uraza ku isoko, ugatambika kuri abo cyangwa se uze kazi ni kazi. Ariko akenshi kugira ngo tubarangire neza, umukiriya nawe ati ngwino ugere ku isoko. Nugera ku isoko umpamagare. abatamva ku isoko Ubu ndanze none ahangaha rero kazi ni kazi urayirenga ukagera ku etaje nshyashya Nyirangarama ikoreramo. Etaje yanditse ngo ni Alliance Plaza. yego Nyirangarama ikorera munsi. Iyo urenze kwa Nyirangarama gato, iyo urenze kwa Nyirangarama umuryango uca mu muryango wa Nyirangarama gato, hari umukingo uhari. Ukirenga uwo mukingo gato ukiurenga gutya ureba mu kuboko kw'ibumoso kwawe hari igikari cya kazi ni pesa. Twe dukora muri kazi ni pesa, ntabwo ari muri kazi ni kazi. je ndumva bigoranye Okay, ndumva uzi ikintu numva umuntu yaza akaba ati motangeza ku isoko cyangwa se akamodoka akaba ati ngiye ku isoko rya Nyarugenge shake parikingi ku bakire then mpamagare byiza wahabwa nimero bahita bagushaka aka kanya. ubundi abakiriya kenshi batugana ni abakiriya bafite na contact zacu. Yego sibyo? Buriya nguhaye uje nkaguha microphone ukayikunda, yego undangira undi. Iyo umurangiye rero kuko ufite contact zanjye, yego umuhereza contact yanjye arampamagara before yuko aza. Ngo ati nugera ku isoko umpamagare. Oya ku isoko numva ahantu mbwiye ndumva mpazi New Alliance Plaza n'icyo kigali cya kazi ni pesa. Ndumva yuko wahageze wageze ku isoko waba wahageze. Umuntu wese yaza ku isoko wageze ku isoko wahageze. Ronde hariya. Rero iyo ugeze hano ukaduhamagara duhita dusohoka tukagufata tukakugeza mu iduka ryacu. None se hari abantu rero nanone nyene mba numva ari imbogamizi ku bakiriya bamwe na bamwe. Urumva of course muhereza abanyakigali gusa n'abanyentara. Twebwe u Rwanda rwose, u Rwanda rwose duhereza ibyuma bya muzika. U Rwanda rwose. Ubuse wambwira ngo umuntu uvuye za Rusizi na Zande. Uya ndi kuvuga kuza kumubwira ngo ku isoko yes, araza ukamurangira neza cyane.
aguhamagara akiri Rusizi. ayo afite namba yawe byakoro Biba byoroshye cyane, ntabwo biba bigoye. Rero iyo turabarangira bakaza, nta muntu uyoba, nta waza ngo agarukire i Kigali ngo yayobye, oya nanone ntibishoboka. So tuhereza abanyakigali cyangwa se abanyarwanda nabo mu bindi bihugu, oya se Amerika twoherezayo, Uburundi bwo nuko haje gufunga imipaka ariko zijyana nanone, ndetse dufiteyo na shop yacu. akusha kuba biri ku rundi rwego, tubimazemo igihe, niyo mpamvu twagiye twaguka mu Burundi. ubwo umuntu w'i Burundi we wamurangira gute aho i Burundi? Umuntu uri i Burundi, uri i Burundi haroroshye rero kuranga kurusha mu Rwanda. Gusa ntabwo nzi ngo ni exactly ngo nakubwira ati ni mu mujyi wa Bujumbura. Yego. Abarundi bashobora kuzatwumva cyangwa se bakurikira channel ya Luiko Media, ndabaha contact. Yego. Ndetse rekana nshobora no kuzivuga none hari ikibazo? Nta kibazo. Nazibabwira. Ariko i Burundi buri haroroshye cyane kurusha mu Rwanda, ariko mu Rwanda nabo barimo barakemura. Bizagenda biza. Yes, bigenda bizaga. Kuko urana n'imihanda iri kuba myinshi. Yes. Bujumbura nkorana n'umuntu bita mushuti wanjye, umusore nkunda cyane w'umurundi, yitwa Clovis. Yego. Yes. Ku Barundi rero badukurikiye, Abarundi bakurikirana channel ya Luiko Media, bakunda filime za Egide, barahari ntibabura, kuko nawe ndore oya mfite abo bose rero bifuza ibyuma bya muzika, cyane cyane Burundi higanjemo amapiano, ariko harimo n'ibindi bikoresho byinshi cyane. Clovis afitemo ibindi bintu byinshi. No guteranya 257 257 aha 6 1 45 70 yes. Izo nizo nimero za Clovis. Hari Bujumbura, ari active, mujene marié, inyangamugayo cyane. Wow. Yes, nta ka shop mudufite za Kongo na za Tanzania. Na Kongo rero ibya Kongo twarabitekereje ariko dusanga ntibyakunda, ntibyorosha, ariko tuzoherezayo. Ariko kubera umutekano waho muri iki gihe, aya matariki turimo cyangwa se uyu mwaka, yego, ntabwo turabikora, ntabwo turashyirayo shop. Ariko very soon nimara kuba clear, ubucafu bwavuyemo cyangwa se intambara zashize, ndore ko intambara ari umwanda, tuzashyiraho shop Goma, Bukavu, yego, yewe na Minembwe urazi? Njya mpumva iwabo w'abantu benshi batuye i Kigali. Yes, hariya naho rwose bidatinza amahoro naboneka byose. Yego. Kuko n'abakiriya banjye cyane bajya bakunda kugura piano za hari udupiyano tw'amapeseri S670. Yego. Kuko iriya ntiharagera amashanyarazi, ntiharagera umuriro w'amashanyarazi, bakoresha amabateri, bakoresha amamoteri. So kubera iyo mpamvu bagakoresha tuno dupiyano dusa nk'aho ari dutoya twa 670, baratwumva batuzi. Yego, numva nagize gukorana n'amabateri. Nizo ukabona ahantu natembereye mu kabari. Nari ngize ni muri church. Muri church njya masanga church nagiye mubona yanditseho ngo 2 y'umweru, kubiti kumva boom boom kiravuga cyane 2. Hayindi nagiye mbona yindi sente y'umukara nziza, z'umukara nini, biterwa na ariko churches nyinshi zo mu Rwanda
ni amapeseri cyane buriya cace zikoresha ano mapiyano atari amapeseri ni zino make z'ama X n'ama SX ama SXS cyane Ah. ahubwo hari izindi z'ama Roland Nda- ama Montage ama motive yanga usanga muri aya macace ya hano cyane hano ziriya ko numvise nk'umunyamuziki ngo zikunda gukoresha abantu bakora full live ya full live bafite yes, ingoma full bafite live, yes. ababasiste n'abasoliste bose ya bitewe n'amajwi baba bashakamo ziriya ziba zifite amajwi yisumbuye ariko bano bantu bakoresha bakunda gucuranga imikunga cyangwa se ya cyane ano macaci badeperi ama restoration turiya twose nako hari amacaci yose ni amapeseri none se ku isi yose umuntu yawamugezaho kuko mbwiye ngo muri Amerika umbwiye mu Burundi umbwiye muri Kongo naho bigarukira gusa Amerika no muri Amerika ni everywhere njye ntabwo wambwira ngo uhereye ahangaha ngo piano nari kugeraho yego dufite posta dufite DHL dufite narindi nimba ari FedEx izo zose na agence adufasha kugeza ibicuruzwa kure cyane muri Amerika bifata like 3 weeks iyo byatinze ya ndumva ari byiza abakunzi bari comedy rero nibyo tuba tubazanira kugira tuganire tumenye hano hantu hakuru utuntu twinshi none se mwari muzi yuko nabazanira umucuruzi wa za piano ntabwo mwigisha mbo kwigisha abatugana hari abantu benshi baza kugura amapiyano yo kwigira ariko baza kuvuga ati njyewe ntabwo mfite umuntu ushobora kunyigisha nkamuha piano nkanamurangira n'umuntu uzamwigisha bivuze ngo uba ufite abapianiste yeah bagenda bashobora gusanga mu rugo iwabo cyangwa ukabasanga mu rugo iwabo biterwa nuko muba mwumvikanye barahari pe kandi benshi cyangwa se ukagana ishuri rya muzika hari amashuri ya muzika ahangaha bigisha music hano ntabwo ngiye kubamamaza kuko bashobora kuba batabishaka wenda sinzi reka mbareke batazabinziza ariko none se barahari abacuruzi ndakeka ntabwo uri wenyine muri bino bintu ngo ntabwo uri wenyine muri bino bintu ntabwo ari ubucuruzi ya ni iki cyatuma njye nka Mike mvuga ati ngiye kugana Didier nirengagije abo bandi bakorana ni umwihariko wawe utuma wumva ko abantu bakugana ni itandukaniro ryawe n'abandi bacuruzi kuko abacuruzi njya numva barakikana babidogera ngo ngo ijuru muzarebesha muzajyumva kuri radio abacuruzi ngo ijuru ngo nukubyumva kuri radio ngo mukajyumva amatangazo ngo bandi ngo n'abari postinze kuri stat izo bintu urabivugaho iki niwe mwihariko ufite ku buryo njye nakugana mvuga ati uyu niwe ngiye kugana sasa buriya abakiriya bacu cyangwa se abakiriya muri rusange umukiriya n'ugurisha cyangwa se n'umucuruzi yego ni ibintu bimeze gutya umwe agiye undi akagiye kubera iki kubera ko iyo umuganiriza umubwiza ukuri yumva ko ari imvugo y'umucuruzi yego abakiriya benshi bazi ko abacuruzi babeshya ariko nanjye niko mbizi kandi icyo kintu kugira ngo umukiriya kizamuve mu mutwe bro biragoye kuko benshi nibo duhura nabo biragoye sinzi uwubatse conflict hagati y'umucuruzi n'umukiriya ni mwebwe abacuruzi habamo conflict ku buryo uramubwira iki akumva iki urumva yego uramubwira ati igihe ikintu cyanjye kigura aya ngaya aho atenda piano iragura miliyoni imwe urwo ni urugero miliyoni imwe iyi piano ndayigurisha miliyoni imwe cyangwa se microphone ndayigurisha 80 ndibaza ari nako wayiguze sinzi baramenze yababonye umukire we hari abakiriya niko bigaragara ariko siko bize hari abacuruzi bakureba uko winjiye nkareba umuntu unganye nkakureba imivugire uko wambaye amafaranga nkaguca amafaranga ariko njye ntabwo ari uko biteye ntabwo ari uko meza
ngiye nguhereza igicuruzwa ku mafaranga ngomba kukigurishaho. yego Ushobora kuba wakwinjira no mu rindi duka ukumva ugasanga ni the same price, kandi nungana nkakubwira miliyoni imwe rwose ujya wumva ko ari ayo ngayo. Sinkunda kunegosiya. yego Negotiation ku gicuruzwa mba numva ari guta umwanya. Ni uguta umwanya. Nimba ikintu ku isoko gihagaze ibihumbi 100, yego urangana nkubwire ati iki kintu kigura ibihumbi 100, ntabwo ndi bugusigiremo amafaranga yo kuza kuvugiraho. Turavugira ku mafaranga se n'inzoga, twicare tuganire turyoshye ikiganiro. Uraza nkubwire ngo ni 100, ubyumve cyangwa ntubyumve. Hari n'uza akambwira ngo se ngo uvuga rimwe nk'Imana. ndabyumva abakiriya bagiye bazabizana, ariko mu by'ukuri iyo abakiriya bari babyumvise vraiment nta time yo guta ngo turimo ibintu biragoye kuko imyumvire imaze kuba kunegosiya, kumva ko abacuruzi mubesha. ntabwo okay, arababeshya sibyo, yego, ariko iyo usanzwe ubeshya n'undi no mu bucuruzi urabeshya. Ngende wa mucuruzi rero ushobora kubona ushobora guhera wenda ikintu tukigurisha ibihumbi 100 nkakubwira ati ni 200. Hari n'abakunda kugana nkabwira ati ni 200. Urabizi ko ushobora kuhuye n'umukiriya nawe udakunda negotiation nawe babaho 200 nkanjye niko ati 200 ni menshi. Ntabwo ari menshi bose, nayo ngaye rwose rana masomo. Kubera ko dakunda kunegosiya, ukabona umutipa akoze mu mufuka, ukoresha konti, ukoresha iki giye kuyishyura. banyibye mu bwo buryo kuko nanjye sinkunda kunegosiya. No mu gihe ugiye kuyishyura c'est vrai ntabwo nayafata ariko nkubwiza ukuri kose. Nimba ikintu nkigurisha 100 ntakubwira amafaranga nkaba nsanze udakunda ibintu bya, ubwo no kuvuga ngo nawe ati boss abari 200 tuyije nayize wenda ati dushobora kuba twanegosiya mu gake. Ikintu tukigurisha 100 nimba ariyo set yanjye, nimba ariko na settings ati ni 100, ngafata amafaranga yanjye pana amafaranga y'ikirenga. Rero ngiye nuko nkoresha ukuri. Gusa ntuzahomba, wenda bamaze kungana benshi, sinzi wenda mu bafana ufite kuri channel yawe harimo n'abafana banjye cyangwa se abakiriya banjye, bazayibona kandi bazatange comment. Okay, bazabivugeho. Uyu niwe yakinye umuganga mu mahitamo. None se ko numva gukoresha ukuri kwinshi, kandi umuntu ukoresha ukuri kwinshi ngo adakira, ikintu wababwira iki abantu bavuga yuko gukoresha ukuri kwinshi mu bucuruzi bituma udakira? Ni nk'ibyo bintu urumva uronse 100 nk'uko urugero utanze, wayiboneye 100 kandi nta jana ajyanga mu rindi, kutubuyanze nta ngaruka bikugiraho byo kuba wasubira inyuma. Ni bihe byiza by'ibyo bintu ubukoze? Ibyo bintu kubyubaka biragoye, kugira ngo ubyubake, kuko akenshi abakiriya bacu, umukiriya duhundi mukiriya sibyo. Ese ni ukuvuga ngo nimba aho waguriye iyi microphone yego, nimba yarakubereye nziza, ni umuntu nayikubonana umushuti wawe yego, ahubwo ati iyi microphone cyangwa se akaza kumva wenda ikiganiro gifite ijwi riri naturel rimeze neza, na ibintu byinshi sinzi bitewe n'aho cyakorewe, azakubwira ati ndashaka ziriya microphone. Ni wowe uzazimuha se? Oya, nzamurangira. Ntabwo uzamurangira. Kubera iki? Kubera ko nawe waziguhaye yaguhaye ikintu kizima. Ambera n'inyangamugayo. Ambera n'inyangamugayo. Yes, yaguhaye ikintu kizima, ntiyakubeshe. Ari in China, ariho iyo abantu bavuze in China nabwo bumva ko ari ibintu bya pirate, ariko ntabwo ari pirate, nuko ari cyo tuba twahisemo. Yego. Muri China harimo
quality oya ngo nibo bantu ba mbere bakora quality ya mbere no ku isi ya mbere. Arakubaza ngo ese urashaka ikintu kimeze gite? Ndashaka microphone ihagaze angahe? Avuga ati original tuyigurisha 1500, sibyo? Yego. Kwambwira ati ndashaka 50,000. Umushinwa arayigukorera. N'abacuruzi cyane ndabakunda abashinwa. N'abacuruzi Umushinwa arayigukorera. ndabemera cyane. Niyo mpamvu rero nari mvuze ngo nimumve ikintu China mumve ngo ni pirate, ntabwo ari China, ntabwo ari pirate ngo mubyumva. So wagwaye microphone warayishimye, yego, uzamurangira undi mukiriya umwe na contact ziwe nimba warazifashe. Iyi contact y'umuntu bamwita gutya, muhamagara kurangira anaguhereze ikintu. So rero icyo nari mvuzeho cy'ukuri, turimo turavuga ukuri, yego, kuba undangiye umuntu nuko wambonyemo ukuri cyangwa se wambonyemo serivisi nziza. Rero natwe nuko twubaka abakiriya, tubabwiza ukuri. Mbese iyo umubwije kubabwiza ukuri ni mu rwego rwo kubigarurira, kuko mama mushakeneye abakiriya cyane ko iyo sente umuhaye izamara imyaka nk'itanu. Okay, kumubwiza ukuri nge ntabwo ari mu rwego rwo kugira nkwigarurira. Niyo kamere yanjye. Okay. Wow. So muri iyo kamere yanjye hari abayikunda kuko harimo ukuri. Nanjye izo kamera nk'izo ndazikunda. Ibintu bya gutya ntabwo ari iby'abagabo. Ntabwo ari byo rero tugomba. Si iby'abagabo. Si iby'abagabo. Ariko mu mugabo n'uryo twakajya n'utwabana. Ibyo bintu by'abantu ba kera bapi ibyo ni fake cyane. Umugabo n'umugabo uryo twanjye. Okay. So tugana ku musozo watubwira yo ndakeka bambwiye ngo mazemo igihe. Ntago waba utarafashe umwanya ngo ufate company ya wita izina, biba ari ibintu bigire logo, bigira ibintu mbese ibintu by'ibisirimu nk'indi yose, ku buryo umuntu ashobora no kugerana akabona icyapa ati kino cyapa ni cyaba mugabo ucuruza amasente. Watubwira izina, numva watubwira izina, tuvuga na nimero yawe bagusangaho, bagushakaho, ndakeka twari tuganiriye. Izina ryitiranwa na channel tukicayeho. Ibyo ni hurira rero, ariko bana we abafana n'abandi bakizwa ni bavuze ibintu birahurira. Izina rya shop, yego, rya company igitwa Luiko nka Luiko Media, ariko media ikavaho. Iyi ni Luiko nka Luiko Media, ariko ni Luiko Trust Seller Company Limited. Luiko Trust Seller Company Limited. Urumva iryo zina? Trust what? Trust Seller. Uhize umuntu kwigomba izera umucuruzi. Bro, uziko iyo inspiration nayikuye. Iyo nkubwira ukuri ntukumve urambabaza, ndababara. Birababaza byo. Noneho icyo gihe nari narafungura company. Nabaje gukora mu kirere. Ngeze aho nshinga n'iduka ntarafungura company mu kirere, tubuma ngo kwadidiye. Yes, kwadidiye ariko kubera amategeko n'amabwiriza y'umucuruzi mu gihugu, umuntu wese agomba kugira icyo bita tini namba kugira ngo ujye ubasha gusora. N'igihugu kibona imisoro, twubaka imihanda, twubaka amavuriro. Byiza cyane. So ariko nyuma y'igihe runaka nakoze nta company nsa n'ukoresha iz'abandi. Muri uko gukoresha iz'abandi rero niho nakuye experience yo kureba abakiriya, abantu vipi, kuki batumva ukuri. Wenda kubwira ati ikintu kigura yangaya ngo urampenze, oye ntago ndabatahura. Bwaca nakubwira ngo narenza 500, urumva agahendwa nawe. So mu bucuruzi gusa nyine rules y'ubucuruzi nabwo agomba kuzamo bargaining, ariko bargaining sometimes ntabwo ari nziza.
njye ntabwo nyikunda kimwe n'undi wese wenda umeze njye nanjye nkanjye. ntabwo nyikunda, Umukiriya uramubwiza ukuri akanga, yewe akaba yanasohoka no mu duka. ariko bishobora kuba biba muri Afurika gusa. Muri Afurika abazungu tugura nabi ibikoresho byacu, ni online market, usanga ikintu kiri fix gifite n'igiciro cyacyo. Umuzungu mukaganira nawe ukamubwira ati ndashaka iyi piano, akabwira ati ishyura. Nta bintu byinshi, nta bintu byo kuryoshya. Ati aba scammers niwe bavuga amagambo menshi. N'umucuruzi rero uzakubwira amagambo menshi, uzashaka kumuvuga menshi. Ariko njye nibaza yuko bino bya bargaining byacu byo kumara isaha tuganira ngenda ngaruka gatatu ngo ndi kumukucunga ngo reka ngo ngende ngo buriya ngo araza kumpamagara, bene nkeka ko tutaramenya agaciro k'umwanya. Buriya umuntu azi agaciro k'umwanya ntabwo we njye gutaha amafaranga ku kintu nteho n'umwanya. Umwanya for what? Ngo dutinde ngo hari n'uzakubwira ati yo no tuse no ntabwo turi buganire se. waje ngo tuganire byagenze gute? Urumva agashaka ko uvuga igiciro ariko usigaye amafaranga yo kuganiriraho. Simbikunda kabisa, dufite ikibazo. Simbikunda. Umuzungu akubwira igiciro nako kiba cyanditse, ukamubwira ati ese aya mafaranga ko ari menshi, can you reduce? Wenda nimba yanditse miliyoni, ubwo n'urugero agakora 10,000 by'amanyarwanda, wongera bamubwira ati wongera no tutaramenyana nabo, wongera bamubwira ngo boss amafaranga aracyari menshi, akakwihorera. Yakwihorera ukongera ukandika hello boss, akagusubiza hello. So igicuruzwa cyane ndashaka kukigura, ngo akabwira ngo kishyure, wamubwira ngo wakwiye andi mafaranga make, ahita kwandikira ngo stop buying with me. Ubwo bikaba birarangiye, ntibongere kugura nabo. They don't have time. Aranakubwira ati nta mwanya mfite wo kuganira nabo. Niko bimeze ya ndabakunda bariya abantu, nuko navye umugabane n'undi no agomba kuvukira. Oya ariko na Afrika yacu nayo bizagenda gutya. Rero muri Afrika twebwe abizabona abuzukuru bacu, none ugasanga n'iryo soko hari ibihugu bimwe biri bitagomba kulistinga ibicuruzwa byabo ngaho, cyane cyane byo muri Afrika, kubera n'aba scammers. Tiparaza gakubita igicuruzwa, ukinjira muri system akakubwira ngo ishyura, wamara kwishyura ngegera. Ariko marigenge ntabwo nigeze mura n'abantu ngabo, nagiye nibura n'abazungu n'abana beza, bazi gukoresha time. Rero abanyarwanda batugana, yego, cyangwa se abanyafrika batugana mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko nicyo turi gukoresha, abarundi muri Kongo, u Rwanda, ntimugakunde kuganira cyane ku mwaje kugura ibintu, bajye barasa ku ntego, byaba ari byiza. Nari ngubwiye rero company yitwa Rurico Trust Seller Company. Iryo zina ryaje maze kureba umukiriya. Umukiriya amubwira ati iki kintu ni gutya, akanga akagenda ahandi, yajya ahandi noneho bakanamukubita icyo bita pirate. Sasa bashatse kumuha quality yanze, akagenda ahandi bakamukubita pirate ya makeya. Ntimugakunda ibintu bya makeya abakiriya, no. Hari umuntu hari umukiriya ushobora kugana kaba ati piano yanjye 2,200 besere, ndayigurisha 1.5. Yego, akakubwira ngo miliyoni. Nkamubwira ati nugira iduka winjiramo bakayigwera kuri miliyoni yange iyo si piano. Akagenda nubago nabwiye 1.5, ngiye nahagaze aho nafungiye aho ngaho, akagenda bakamukubita 1,200. Turi arimo ampenda n'ubundi shati. Nyuma y'ibyumweru bingahe aragaruka, mfite amakuru menshi cyane. Aragaruka agateza icyo bita ingaro, noneho bakanga kumuguranira, bakamubwira ati isiga uzaze kwifata tuyihereze umutekinisiye arebe ikibazo yagize, noneho ikibazo
tukakikwegeka wowe mukiriya Mm. tukakikura twe dufite ibintu bizima. Wamubwiye iki? Wamubwiye ikintu yanze kucyumva. Rero bakiriya mujye mwumva ukuri. Kampani yanjye yitwa Rico Trust Seller Izere umucuruzi. Company Limited. Izere umucuruzi, yes. Ya Didier, urakoze ku mwanya uduhaye ukaba tuje kutuganirira nk'umufana mukuru. Twari gukomeza kuganira ariko nyine umwanya aba ari umwanya, reka tukoye kujye mu bindi, nanjye hari ibindi ngiye kujyamo. Ariko kampani bayimuse ni Rico Trust Seller Company, bakorera mu mujyi aho waba uri hose mu Rwanda, mu bihugu bituranyi, Burundi mufishe ko hari shop. Bya izo nomero zose turagenda tuzishiraho hano muzirebe, abakeneye ibyo bikoresho bagana Rico Trust Seller Company kuko urumva arizewe. Nibinanga uzahamagare ujyane ibyandike muri comment, ariko Mike ibintu waturangiye ntabwo aribyo. Turifuna uri scammer, oya ntago nabascamming. Abakunzi bacu nanjye ndabakunda kuko uyu ni umuryango Rico Media ni umuryango. Rero Didier, asante sana. Urakoze cyane Jide, Yego. manager wa Rico Media. Mm. Rero n'abakiriya bacu murakoze cyane, abatuganye n'abazatugana ni karibu. Rero abatuganye mwarakoze kutwizera, kandi ndizera ko mwatubera abahamya ku byo turi kubabwira. Muratuzi, hari abanza barashobora kumbona abanza ahangaha, just go in comment. Yeah. Ushatse wanantangira n'ubuhamya kuko ni positive feedback. Wajya umuhamya nabutanga. Ariyo abazungu bakunda cyane. Buriya hayi umuzungu arakubwira ati comment, go in comment in feedback, wandikemo yanga negative comment. Nanjye rero ndayanga, niyo mpamvu ngerageza gukora ibyiza kugira ngo tubone feedback nziza. Turabakunda cyane. Ciao.